Nitwa Pasiteri Habimana Bernard nsanzwe mbasura mbere ataracamo inyanja hagati yacu y'imiyaga y'ibyorezo twahuye nabyo nyine by'iki gihe, ariko nabyo turabyambuka kubera Imana. Twakwirinda Imana igakingura tugakomeza tugaterana. Imana yarakoze ihabwa icyubahiro. Ndabaye intashyo rero naturutse hariya mu rwego rw'umujyi wa Kigali, nyobora umudugudu wo mu itorero hariya paruwasi ya Masaka, hanyuma nkaba mu itorero ry'akarere ka Kicukiro. Barabatashye mu rugo iwanjye, bambwiye ngo mbasuhuze, n'abandi bakozi b'Imana bose bambwiye ngo ningera hano mbahe intashyo nimuzakire. Ninshima Imana rero, ndashimira n'umukozi w'Imana wantumiye, kuko turakundana. Yaransuye na korari, nari nzi ko ADEPR nihava n'izindi korari zizakomerezaho, ariko n'ubundi ntaho bigiye. Rero ndabashimira Imana ko kugaruka i Nyanza byanguye neza kubana namwe kandi mwatwakiriye. Imana ibaha umugisha. Dusome ijambo riri mu Byakozwe n'Intumwa ibice 17, igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa ibice byaho 17, 24 aba ariho duhera. Ibice 17 Ibyakozwe n'Intumwa, umurongo wa 24 dusome. Imana yaremye isi n'ibirimo byose, iyo kuko ariyo mwami w'ijuru n'isi, ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu, kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu nk'ugira icyo akennye, kuko ariyo yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose. Kandi yaremye amahanga yose y'abantu bakomoka ku muntu umwe, ibakwiza mu isi yose. Ni nayo yashyizeho ibihe by'imyaka ko bikuranwa uko yategetse, igabanyiriza abantu imbago z'aho batuye. Mwakira ijambo ry'Imana. Ko numva twakwiyongeza muri Yobu 3:4. Mumaze iminsi mudaheruka, hareka mbashyireho akazatuma mugaruka. Numvise umwuka w'Imana ambwiye ngaho twasomye kare, nayo reka namwe tuyasangireho mwumve uko twanejejwe n'Imana mu gitondo. Yobu 34, murongo wa 13 n'uwa 14. Ibice 34 Yobu murongo wa 13. Ninde wayihaye gutwara isi, cyangwa ninde wayiringanirije ibyaremwe byose? Yakwitegereza abantu ikisubiranira umwuka no guhumeka byayo, ibyaremwe byose byapfira rimwe, umuntu nawe agasubira mu mukungugu. Yesu atugire neza. Akira ijambo ry'Imana. Mu gihe cyacu rero Imana iduhaye cy'uyu mwanya wo guterana, ndagira ngo tugikoreshe neza, kandi nk'uko mu gitondo Imana yabanye natwe, aha naho niyo yabiteguye irabana natwe. Impamvu byitwa guterana kwera ni uko biba biza kubonekamo ubugingo butari amaraso, kuko ikintu cyose gifite amaraso, hari ubugingo bw'amaraso, akaba n'ubugingo buzabona Imana, akaba n'ubugingo bw'umuntu w'imbere, ari we uyu uvugana n'Imana. Turi rero mu iteraniro ririmo guterana kwera, kuko duteranyijwe n'umwami w'abami, tukaba duteranye ngo twakire icyo hanze tutari twabonye, kandi guterana kwera Imana ikubamo. Yesu ahabwa icyubahiro. Twasomye ijambo riri mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, ni Pawulo warivuze. Amaze kugera muri Atenayi, Bibiliya iravuga ngo yitegereje asanga mu rusengero rwaho
hari ibicaniro by'Imana nyinshi by'ibigirwamana byinshi, igitanga imvura, igitanga urubyaro, icy'amahirwe, Imana y'ubucuruzi, Imana y'izuba, Imana y'ibimera, buri kintu cyose bateganyaho kuzahura nacyo bari barakigeneye ikigirwamana. Ariko bahusha ivusha izuba. Mu iteganyabikorwa ryo gukora izo mana rero bagenamo ngo no kugereranya indi ihari ariko batazi. Baravuga bati yewe kino gituma bwira, iki kintu gihindukiza umwijima ukaza nta moteri izimye, iki kintu gikaraga amagufwa mu nda y'umubyeyi akazabyara ataramize amagufwa menshi ku ibagiro. Nyamara iki kintu cyaba gihari. Abanyetenayi ni ukuri muri icyo gihe iyo nza kuba ntaramenya Imana ngo njye mu misa nanjye nari guteranirayo, kuko ni ubuntu twagiriwe. Ubundi naho twahoze naho kera hari igihe hari umwijima ukabije, cyakoze Yesu adukurayo. Imana ntihabwe icyubahiro. Umugore utwite akazahura n'Imana y'abagore bandikiye igicaniro hariya. Uzahinga imbuto akajyana ibishyimbo n'impeke hariya, ibinyamisogwe bagaca hariya, ibinyampeke bagaca hariya, iby'amafufu bizaturikana ubutaka bagaca hariya. Buri kintu cyose kizaba bari baragiteguriye umugambi wo gucishwa imbere y'Imana. Hanyuma rero bageze kwituma bucya bukira, bandika amagambo mu cyapa kinini cyane ameze nk'ay'icyapa cy'amata ya Nyanza. Baravuga ngo iki ni icy'Imana itazwi. Maze ndore abanyatenayi ndabemera Mana, nkubwije ukuri yomba ntuye muri uya mudugudu nawe kujya nteranira mu rusengero rw'iwabo. Ese wabahora iki? Wabarenganya? Nta mwuka wera bigeze, nta wababwiye ibya Yesu wazutse mu bapfuye. Natwe amahirwe dufite rata ntituze kwigira kasha, turabikesha umusaraba w'umwana, turabikesha umwuka wera watumanukiye, turabikesha ijambo ry'Imana ryaduhumuye. Abo Yesu yahaye agakiza bavuge ngo amina. None saho nahozeho ibyo napfukamiye byabaye bikeya. Data utubyara yari umusaza ukuze, tagira ngo hari yavutse ejo bundi. Mahati yavutse mu 10, data avuka muri 19. Yari afite inzu bita ikigonyi kandi ziziritse kwe. Yari ifite inkingi, buri nkingi ikaba ifite izina. Inkingi bita igitabo cy'inkomane, inkingi bita iy'amacumu, ntuzivume ndakubwira ibyazo. Inkingi bita y'icyotero, inkingi bita iya mwamba, hakaba n'inkingi ihanirwamwe abakobwa bayitaga umwakika w'inkingi y'isoni. Niho umukobwa ujya gushyingirwa yabanzaga gucishwa n'ababyeyi. Ariyo mpamvu no gusaba abageni hari ibintu batavuga kuko umuco ari mutoya na mukeya, ntibamenye uko umukobwa yahanirwaga iwabo. Iyo nkingi yitwa iy'isoni niho hanyuzwaga abakobwa bose babyirutse. Hanyuma rero nanshatse kuvuga iki? Iyi iwacu hateraga indahaga, kagungu, ubuzikira, indwara y'inka, uburenge, ruhaha n'ikindi kintu gitunguye. Data yabwiraga abahungu bakuru buri mwana wese yiteke ku nkingi ye. Hanyuma tubaze tuhanuze uko tuzakira iki cyago. Ntitwari tuzi gukora ku kimenyetso cy'umusaraba kiretse agashoka Bikira Mariya kabaga ahantu ku kameza kabaje mu giti nacyo kitagira urubaho hejuru. Nta yindi Mana twari dufite iwacu. Data akavuga ubu ni ukuhanuza abakuru tukababaza uko indahaga zizava mu murima. Sinzi niba byarakoraga bijyanye n'imyizerere, umenya byarakoraga nyine, ariko ndashima Imana ko yabisimbuje kunyerekera inkingi yitwa karago. Iyo byanyobeye nkubita ivi ku karago Yesu akambwira ngo bizagenda biri. Ariko haleluya! Abanyatenayi rero babonye bagongana n'ibihe by'amayobera. Erega amayo baza kubaho mu gihe cya Covid nayo bari kuyijyana, bari kuyishakira icyotero cyayo. Ariko corona we, corona muyirinde mukizemo imbaraga, muyihata agapfukamunwa n'amasengesho. Iratumuka turarya Noheli mu mahoro muhumure. Dore uko bandeba ese murababara se? Yesu mugize ngo ntashoboye byose. Muhumure, Yesu areze iki kirere
twarasenze kandi aho tugeze si imbaraga twarwanishije nyinshi, ni ubuntu bw'Imana. Nyate naye bateganya indwara, bateganya Imana ivura indwara, urwaye umugongo akagira aho anyura, uzabyara kuwa mbere akapfukama imbere y'aho bagennye, ujya guhinga buri mbuto yose azahinga agacisha imbere y'aho. Bateganya ikindi gicaniro cyitwa icy'Imana itazwi, ariko ikaba irahari nubwo itamenyekana, ariko irahari. Bakayishakira ishusho ikabura, bakayisenga bavuga bati ikintu gituma dusinzira tudasezeranyeho uri hehe? Uzi yuko inkuru tukubwira iyo ugiye gusinzira nawe ntumenye igihe zagendeye. Umuntu asinzira adasezeye ko bari kumwe. Kariya kantu wariho akabwira ab'iwanyu. Uzi yuko utavuga ngo rimwe kabiri gatatu ndasinzinzinziri ntibikunda. Ajwe ntabwo babizimya nk'abahuhita dowa. Niyo mpamvu itanga guhumeka no gusinzira ukakanguka amahoro. Uzi yuko umuntu akanguka nta kintu baturikije kimuvanayo. Kazimye nkubwira Imana aranga. Niba atari ibintu twabwiwe kubera amage y'ibigeragezo, mwemereye imbere y'Imana n'imbere y'uwabacunguye ko Imana iriho, cyangwa mwapfuye kuza gutyo? Oya, dukora iteraniro rizima ridasusumira. Imana iriho cyangwa nuko habaye ku cyumweru kandi badukinguriye? Imana iriho cyangwa ntayibaho? Ibyo bintu birakunaniza iki kubyemera? Pawulo rongo yicare muri urwo rusengero, atereye ijisho aho bamanitse icyo cyapa kinini, abona cyanditseho ngo ni icy'Imana itamenywa. Ngo bajye gusoza amateraniro nk'uko dusoza mu kanya, arababwira ati ariko banyete nayo, hari indi nkuru nziza nari mfite ahangaha. Bati kagira inkuru. Ntawe barwanyaga icyo nabakundiye, gusa ngo bagiraga umuco mubi umwe gusa, ngo witwa gushyushya inkuru no kubaza amakuru y'ibyadutse. Ubisome muri Bibiliya niko bavuga ngo bakundaga ikintu cyitwa inzaduka. Wababwira ikamyo yaguye Kamonyi bagataramira iwawe barya ibigori. Wababwira umukobwa wagiye kuri polisi kurega ko bamufashe akababara inkuru yose ishe. Ngo bagiraga amatwi akunda ibyadutse vuba. Abonye rero ayo matwi afite amatsiko yo kumva, araprofita aravuga ati mbonye amatwi afite inyota, reka nyabwire ibindi birenze ibyadutse, reka mbibwirire inkuru yo gucungurwa. Arababwira ati banyete nayo, nabonye kwizera kwanyu, mbona n'iby'idini yanyu, mbona mwabihaye imbaraga, kandi mbona n'ibicaniro byose bigiye bifite buri Imana yabyo. Arababwira ngo ariko kiriya mwanditseho ngo ni icy'Imana itamenywa, iyo niyo nje kubabwira uyu munsi. Naya twasomye arababwira ngo hariya mwanditse ngo ni itamenywa, arababwira ngo niyo yaremye ijuru n'isi, ibiboneka n'ibitaboneka. Ni nayo iyobora umuyaga, imvura, izuba, umwijima n'umucyo. Niyo soko y'ubugingo, niyitanga amahoro. Nyirizina rihebuje ni Yesu umugaba w'ingabo. Wasanga mvuze Imana, umenya ibyo bintu ndirimbye bivuze Imana. Iyategetse inyanja ntiyarenga ku nkombe zayo, ni nayo iyobora umuyaga, imvura, izuba, umwijima n'umucyo. Niyo soko y'ubugingo, uwihamagaye aritaba. Nta gihangange kiyiba imbere, kuko ari ishobora byose. Ni nayo ikenesha igakenure, igashyira hejuru aboroheje. Ni nayo yahetse imfubyi, dore irazikuza zirakomera. Niyo Mana irebera kure, igategeka ibyawe itayabajije amazina. Ni nayo iyobora umuyaga, imvura, izuba, umwijima n'umucyo. Reka nkwizeza akantu keza.
iyo mvuze nubana nayo abantu bakuvuze nabi bose bazihana bataje ku rusengero. Iyo mvuze nubana nayo neza imyaka yawe yo kubaho inahangaha uzayisoza udakenyutse. Haleluya. Iyo mvuze nuyibanira neza mu kazi bazakugambanira. Mana we, abimurwe bagusige, uhabwe promosiyo barwara umugongo, bamwe bazakuroga ubw'amaguru ubukandagire nk'ibishingwe by'ibitoki. Ay data we, amabanda azacukura inzu iyashyizemo umutwe uheremwo bayifatire ku irondo risangaho. Iyi Mana nuyibanira neza impanuka izayifatira feri, igiti cyitambika imodoka igwe yegetse urubavu wiviremwe amahoro utaha ury'ubugaru ryana. Izagucyurira ubukwe itabajije umubare w'inkwano wajyanye kwa so bukwe. Ese ko nyivuga nkabona ntimunyeganyega mumaze iminsi mukato. Haleluya. Narivuze ngo nuyibanira neza izakenyuruza abami. Niwayibanira neza ntizakubaza aho warangirije kwiga. Niwayibanira neza izagutungisha makeya iyagwizemwe amahoro. Imutanyeganyega ndatinda mutume nica gahunda kuko ndayivuga abadayimoni bahunga urugo rwawe. Ndashaka kuyivuga uyu muze w'intege nke ugasohoka. Ndashaka kuyivuga ibi bintu amaso yarebye ukabirarikira. Ndashaka kuyivuga insoresore zikwirukaho zimeze nka ruhaya z'impeshyi zikazinukwa amazina yawe zikamenya ko uri umukobwa wubaha Imana. Ndashaka kuvuga Imana umubyeyi wabyaye ikazamuha guheka akazambikwa ikamba n'abana yabyaye. Ndashaka kuyivuga. Shaka kuyivuga umunyamibabaro agataha yumva imbuto y'ibishyimbo itagiteye ikibazo. Reka tuvuge Imana kurya wibuka ijoro mwanyuranyemo. Ndashaka kuyivuga umutima wari urimo uyoba ugasubira mu nzira. Reka tuyivuga bari bacitse intege bahembuke. Reka tuyivuga abadayimoni bahunga amazina yawe. Turahamya Imana yabanye nawe. Turavuga gukomera k'umunyembaraga. Torero rijya mu ijuru. Haleluya. Yesaya yaravuze ngo niyo yonyine intege abari barambiwe igafata umuntu utibashije ikamwongera imbaraga. Urakoze mwana. Yaravuze ngo nihereza abagore ngo gutwita, asoza avuga ngo ubwo si yabahaye gutwita ntizajya ibaha no kubyara. Ngaho se bibuze maze ndebe kubishobora. Hana yarakikiye umunsi akikiye akabeba rimwe akaranjika aravuga ngo iyi ni Imana yica kandi gakiza. Wahanitse ijuru mu kirere riremera, wateretse isi mu isanzure ntihirime, washyizeho imperezo z'inyanja ntiyuzure. Eregura Imana nyamana murengezi. Reka nkuvugire Nyanza Mana wumve usenga. Warinze aba babyeyi b'Inyanza biremera, uhagarara ku bitugu by'abagabo urabarinda biremera. Washyizeho imperezo z'inyanja ntiyuzure. Eregura Imana nyamana murengezi. Twaciye mu bibazo baduhiga uraturinda biremera. Intare zasamye zari zitugiye kuduhekenya urazibumba biremera. Wacyashya abarozi baduteza imitego ikomeye biremera. Wadukijije impanuka zikomeye biremera. Waheta imfubyi urazonsa urazikuza urazikikira uraziheka ziriga ziraminuza biremera. Wabanye n'aba babyeyi kwa muganga barabyara biremera. Wabanye n'itorero rya Nyanza biremera. Eregura Imana nyamana murengezi. Sa n'uwibagirwa ibibazo wasize mu rugo wibuka Imana yagutabaye cya gihe.
ibagirwa abantu bakuvuze nabi, ibagirwa mukushi y'abadayimoni, ibagirwa nyiramukunyuri y'abakonikoni. Ibuka Imana yabanye nawe. Nutayikomera amashyi urabura umupagani wujuje ibyangombwa. Yego rata, komera Imana amashyi cyane, komera Imana amashyi. Pika ya gro waturinze virusi Mana biremera, waturinze coronavirus Mana biremera. Si ubuhanga si ubwenge si ukwirinda bikomeye. Kuko ntitwarushaga abanyamerika imbaraga zo kwirinda n'ubuhanga no gukomera. Ni Imana yigoteye u Rwanda iravuga ngo mbahaye amahoro, mbaye mbarinze gupfusha abantu 1000 umunsi umwe, 3000 bapfira umunsi umwe. Imana yarabikoze iraturinda biremera. Ariko haleluya, wakoze imirimo Mana. Kandi ndimo ndabona Imana itaragenda, ndabona Imana igitinze iwawe, ndabona nubanira Imana neza. Iby'amatwi yumvise bigutera ubwoba, Imana izabikangara. Nubanira Imana neza ntusubire mu byaha. Nubanira Imana neza, aba badayimoni bakwatatse bakaba babushije amaso yawe kuyibona. Aba badayimoni birari ry'icyaha no kugishaka. Kwiga muri theology niza akantu keza mu gifaransa kitwa ngo ni restriction cognitive. Baravuga ngo ni imbaraga iba mu muntu ngo ihora imukururira gukora ikintu cyose bavuze ko kibujijwe. Naragakunze ako gapuwe twize nize theology nziza itambwira ibintu bigusa byo hoya impuza n'Imana. Theology nize we yari irimo n'umwuka wera, ngo ni imbaraga iba mu muntu ibereyeho kumubwira ngo rata. Ubwo bavuze gupfuka umunwa fukura umwe wonyine, maze ubwo bavuze kuguma mu rugo rungurukira mu idirishya, ubwo bavuze kwambara sentiri yange, maze kandi ababivuze bagira ngo utazapfa ku munsi w'impanuka. Ni imbaraga iba mu muntu imubwira ngo kuri 500,000 kuri 5 ugavuraho 50 basi igiceri cyonyine. Ni imbaraga iba mu muntu imubwira ngo Rwanda Revenue iragusoresha miliyoni wungutse miliyoni 10, Revenue irashaka miliyoni 1. Saa yawe nayo wakuye ku mukiriya, barayateganyije mu itegeko ko ayo mafaranga atazaba ari ayawe, nayo umukiriya azanira leta. Ariko kuko ari wowe uri mucuruza, akaba ari wowe wakirira leta, ni nacyo umusoro urivuga. Hanyuma iyo mbaraga rero ibereyeho kubwira umuntu ngo rata, fagitire hita uyihindura nonaho ubagavureho 3,000 byonyine. Ni imbaraga ngiba mu muntu imubwira ngo basi nudasambana mukubita agashyi ku mabuno utwara ko karaba gahagije. Nyumvira nawe yamvuna muheto. Ni imbaraga iba mu muntu imubwira ngo byari byanze mubuzaho mwihisha, nyarukira munsi y'insina maze umusome witahire. Urumva iyo mbaraga ntukoze icyaha nyacyaha, ariko kuko ari imbaraga ikurura nawe utazi imbaraga ikoreramo, igakoresha umuntu ngo ikintu cyose Imana yavuze ko kibujijwe. Iyo mbaraga ndayivumye. Ikintu kigukundisha ibyo Yesu yanga ndakivumye. Ikintu kikujyana mu kurimbuka ndakivumye. Ikigutanya n'Imana ndakivumye. Oya ugumye unkunde winyangira icyo nari mvuze ngo ikintu kigutanya n'Imana ndakivumye. Amafaranga gutanya n'Imana ndayavumye. Icyaha kigutandukanya n'urukundo rwa Kristo ndakivumye. Wibanire n'Imana karamata, wibanire n'Imana amahoro. Yesu ahabwe icyubahiro, Yesu ahabwe icyubahiro. Paulo rero yandika aravuga ngo iyo mutazi, arababwira ngo niyo yaremye ijuru n'isi, ngo igwiza abantu mu mahanga ibakuye ku muntu umwe. Paulo arababwira ngo iyo kuko ari umukozi w'umuhanga, nta nubwo ngo kubaho kwayo kugarukira mu nkutenye, ngo ntabwo iba mu nsengero zubatswe n'abantu ngo ntirenge irembo, ahubwo ngo no mu ngo iwacu igerayo. N'abateraniye mu ndege bari mu kirere naho yagezeyo. Ewe
n'akahinja kari mu nda nako ubu ngubu irimo iragakabakabaho. Arababwira ngo iyo ngiyo nta nubwo ngo igire icyo ikennye ku buryo yisunga amaboko y'abantu ngo bayishyigikire bayitere inkunga. Arababwira ngo iyo kuko ari umukozi w'umuhanga, ngo niyo inyuranye ibihe n'imyaka ikagena uko bizakurikirana. Asoza yavuze ijambo ryiza, aravuga ngo niyo yahaye abantu bose ubugingo, ibaha no guhumeka, ishyiraho n'ibindi byose. Reka twivugire guhumeka n'ubugingo maze dusenga. Urakoze Mwami, urakoze Yesu, urakoze. Twivugire yatanze guhumeka n'ubugingo, niko yanditse muri Yobu. Havuze ngo iramutse ije gusura abo yaremye, ngo ikabitegereza ikabareba, ngo igahita ibambura umwuka no guhumeka, ngo ikabyisubiza, ngo ibyaremwe byose byahita bipfira aho bigeze. Yego komana, ngo ibyaremwe byose, ari abafite umushinga w'ubukwe bwo mu kwa 12, ari abaguze ikibanza bamennye amatafari, ari abakoresheje gatodo mariage kuwa 6, iramutse yushubije umwuka ikavuga iti ndakurekera amapantaro yawe yose, hanyuma n'inka ziwanyu zigumye zikamwe, nitwariye umwuka, ngo ibyaremwe byose byahita byuma bigahera aho biri. Reka nimutakambira Imana cyane tusubiza umwuka mukagira Imana. Ngo ibintu byaremwe byose byahita bipfira icyarimwe. Ariko mwishimwe twabyukanye, tubyukanye ishimwe rivuga ko Imana uyu munsi itishubije umwuka wayo. Tuyishimiye ko ubwo iduhaye umwuka iduhaye n'ubugingo ku bantu baza kwihana ibyaha umutima ugataha wejejwe. Tuyishimiye ko yanze kwisubiza umwuka, ubu tuba twaje ku itabaro ry'abantu 15 niba atari 30. None Imana yabyemeye disi. Umuntu wabyutse iwabo nta muntu Imana yishubije umwuka ayishime mu mutima, ariko ayihe n'icyubahiro ko tutabonye uwapfuye. Yego rata, Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Niyo rero yita ibitaro nk'ibimaze kubaho, niyo igira ikikora kandi ikakirema ikanagikomeza, niko Yeremiya yavuze. Yesaya yaravuze ngo iyo igiye gupima inyanja ngo iyoza urushyi, ngo amazi y'inyanja ngo iyayoza urushyi, ngo igapfunyika imvura mu gishura cyayo, ngo ikayijyana aho ishaka. Yesaya aravuga ngo iyo ije gupima uburemere bw'isi n'abayituye, ngo iterura isi, ngo ibirwa n'utununga, ngo yashyira ku munzani wayo, ngo igasanga bimeze nk'umukungugu wafashe ku munzani, ikabura ibiro ikabona ni nk'umukungugu wafashe ku minzani. Iyo ni Imana. Mana, oya uri Imana, ndabihamije imbere y'ubwoko bwawe, uri Imana nyamana. Aho nari ntuye nigeze kugira ikigeragezo muri 2012, ariko kinkomereye. Umuntu arambwira ngo nzakuroga. Neta nigenda ni nawe uraba utiroze utaroze n'isazi nesha ni numbasha uzandoga. Yo ngira ngo ndimwo ndakina, tararara ngo arankubita koko. Ariko koko abikorana imbaraga nawe z'umurengera arakabya. Uko umunsi yatumuriye imbaraga z'imyuka mibi wanjye. Umwana wogaga witwa Mucyo yagize atya, abandi bana baramuseka, ahita kuba akaboko, iri gufwa ry'inkokora rihita rijya hanze. Uwo dutumye isukari moto ihita imugonga. Uri muri saro umaze koga amakara aramunyereza, utwinyo twose tw'imbere duhita tumanuka hasi. Mama wabo wagiye kubyara kwa Gatsinga, Gatsinga ahita ahamagara ngo ati ngwino usezere, nuhagera agihumeka ushima Imana. Nyamara dore Imana nyamana. Hanyuma mbura rero uko nsenga, mbura icyo mvuga, mbura uko mpamagara Imana, ndakanura gusa. Sinkamenye ko ari imyuka mibi baduterereje, ariko ifite imbaraga atari twatundi two kuribwa akaguru. Umwana wa mbere bamujyana sashika iti nibamujyanirira Irima, hari umuzungu w'amagufwa. Uwa kabiri bamujyana i Kanombe, Kanombe iti barebe mu mutwe bajyana i Ndera. Uwa gatatu moto yagonze bati mujyane ku Muhima, nanjye nkurikira mama wabo.
mbuze icyo nkora rero mfukama Rwandegisi ndayibwira nti dore mfukamye muri kaburimbo imbere yawe, aba bantu ndabahambira icyarimwe ndabishobora, harabanza nde hakurikireho. Ubwo kandi mfukamye imodoka zindi inyuma zenda kungonga, ariko umupolisi wabibonye kare ahita nzi iruhande arambaza tubaye iki. Ndamubwira nta kari iwanjye ntikavugwa, cyakoza niba uzi Imana mbwira ahubwo nkubwira amazina unsengere. Nsanga n'umurokore usengera Kicukiro sheri, atereka ndanakuzi witwa Berenari, ubaye iki? Ntiwanjye hanyuze shitani yica. Arambwira ati sinuzura umwuka wera, ariko icara kuri borodire ngo usengere igutabara. Haleluya! Iyi rero twicaye imbere ishobora ibintu byose. Irambwira ngo mwana wa humura nta n'umwe uri bupfe, kuko umwuka wabo bose ndawufite mu biganza byanjye. Amen. Wagiye iririma, umuzungu yakubise atya kubita ikofe ku nkokora isubiramo yicomekaho yavuye. Uwagonzwe na moto akaguru karahinamirana ukuntu hano, ariko kakabasha kureba mu izamu. Ubu ni umukinnyi w'umupira utsindiye, atakinnye ntibatsinda. Uwa twatwinyo twaragiye hamera yandi arimo inyinya, mu muryango w'iwacu niwe uzakomokwaho n'abafite inyinya wenyine. Mama wabo ni umugore unejeje Imana n'abantu, yizihiwe no kuba mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo. Ntacyo abaye ni Mutaraga, araburaho ibiro nka 6 cyangwa 7 ngo yuzuze ibiro 75. Ndi kubisengera ngo ndebe ko byaboneka nabyo, ajye yashikanya gushyikanya byo. Iki se ubwo mufashwe na wa mwuka wanyu wo kuba gasumari mu nda, ntabyo nshaka. Nkeneye ko umugore wanjye ashyikana bipfukamiye amezi 6. Yigeze gupima 47 atwite, banga kumubyaza bamutuma icyangombwa cyo kwishuri ko ari umunyeshuri. Tujya ahantu kwigisha, ngiye kwigisha baramusura bati vuga niba ni mushiki wawe mwazanye ugukurikira cyangwa ubwe niba ari umugore. Yari yibagiwe impeta, atuma mu mwana mu rugo ati genda uyinzanire nyambare bemere. Kajya mbwira Imana ni wanzamere umugore umubiri, none yarawubonye. Imana yanjye ihabwe icyubahiro. Uwo munsi rero Imana ikora ikimenyetso gikomeye, aricyo mvugiye kuri aritari, aricyo ngira ngo mpamirizemo umuntu wese wiringiza imbaraga zayo. Itanga umwuka no guhumeka, irinda abera ikabana nabo ikabakomeza, ikurinde muri ibi bihe bikomeye, ikurinde imyuka inyaga agakiza, ikurinde imbaraga zihiga ubugingo bwawe, ikurinde kurangara no kuva mu buntu bwayo, ikurinde ibitero dayimoni kugabaho. Imana igukomereze mu mugambi wayo. Abo yahaye ubugingo ikabaha umwuka no guhumeka, muhagarare muri ku butware bwa data, muhagarare mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, muhagarare mu butware n'ubudahangarwa bw'umusaraba wa Kristo. Abo yahaye umwuka no guhumeka, muhagarare Imana ibarengere, muhagarare Imana ibereke neza yayo, muhagarare mushikamye Imana ibarwanira intambara, muhagarare muri iki gihe kigusha, igihe kitwara agakiza, igihe kirangaza abagenzi, igihe gikamura iby'umwuka. Muhagarare, igishoro yashoye n'umwuka wayo ku buzima bwacu. Yesu ahabwe icyubahiro, Yesu ahabwe icyubahiro, Yesu ahabwe icyubahiro. Yanditse muri Yobu haravuga ngo iramutse yishubije umwuka no guhumeka byayo, ngo ibyaremwe byose byashirira icyarimwe. Mana, turagushimye ko twabyukanye umwuka wawe, turagushimye ko twabyukanye umwuka wawe, turagushimye ko twabyutse turi bazima. Uyu mwuka iduhaye si udusubiza mu bubata, si utujyana mu byaha, si utujyana mu bizira, si utwibagiza Imana, si umwuka wo gukora ibyangwa n'amaso yayo. Uyu mwuka iduhaye ni ubuntu bwayo itugiriye, ni ubuntu n'imbabazi bidushoreye, ni ubuntu bwayo iduhaye. Yesu abagiriye neza. Mbere y'uko nsenga, ndagira ngo duha agaciro icyo Yesu yakoze, duha agaciro icyo Imana yakoze. Uwo murozi waturoze yabonye byanze babaye bazima bose,
araza arambwira ati tujyane ku rusengero. Ubaririmba muri korari yitwa y'ababyeyi, korari yitwa abiteguye. Yarakijijwe atanga ubuhamya, igihe nikigera imiryango igakinguka nzamuzana aha, hajya agira isoni zo kubivuga. Aravuga ati nakoreye shitani bihagije, reka nkorere n'Imana. Ndagira ngo Imana yagiye yigaragaza kuri wowe itatewe n'imirimo myiza wakoze hambaye muri iki gihe cy'umwijima. Nturekure, ntutakaze, nturangare, ntiwibagirwe ryabanga Yesu yakoresheje. Ntiwibagirwe wa muti Yesu yakuvugutiye abaganga babuze indwara. Ntiwibagirwe umuyobora w'ubugingo bwawe. Ntiwibagirwe kagambane k'abadayimoni kabaye kuri wowe. Ntiwibagirwe ibyaha wababariwe akakubwira ngo mwana wanjye ndakubabariye. Ntiwibagirwe cya gihe kibi, ntiwibagirwe rya curaburindi. Oya, ntiwibagirwe umuremyi wawe. Ntiwibagirwe yabanye nawe. Ntiwibagirwe uwakesheje ijoro ry'umwijima. Ntiwibagirwe uwaguhagaze iruhande akakubwira ngo ntutinye ndi kumwe nawe. Ntiwibagirwe Imana mwene data. Ntiwibagirwe abo mu rya mbere nabahaye message nahawe. Imana yambwiye ngo iragusaba guha agaciro, iragusaba ikintu gito, iragusaba guha agaciro impamvu yo kubaho kwawe, impamvu wicaye aha. Wiha agaciro, uha agaciro ya minsi y'umwijima Imana yahagararanyemo nawe. Uha agaciro urugamba yarwanye ikarunesha. Uha agaciro umugongo uguhetse, aricyo gitumye uyu munsi ugifite umwuka no guhumeka. Uha agaciro iyagendanye nawe rwa rugendo rw'umuruho ikakuruhura. Uha agaciro ibihe bibi watambutse, nta maboko akomeye ahari, ari imbaraga z'uwaguhamagaye. Uwiteka kugire neza, Uwiteka kurengere, Uwiteka gufate, Uwiteka gukomeze. Muri iri sengesho ngira ngo dusengane, ndagira ngo bidasa no kwizihiza umunsi w'icyumweru, ahubwo haba imbaraga zo kubwira Kristo ngo warakoze. Haba umwanya mwiza wo kubwira nyir'ububasha ngo duhaye agaciro icyo wavuze ukagisohoza. Uwiteka Imana agire neza ubugingo bwose bwaje kumushaka kuri uyu munsi. Urakoze mwana, urakoze Kristo, urakoze nyir'ubutware, urakoze nyir'imbaraga, urakoze kubw'uyu mwanya. Icyoro kibi cyawe Mana turagushimiye. Mana tuguhaye icyubahiro. Mana turakubashye. Mana turakubonye muri iri teraniro. Mana turakumva. Mana turakumva. Reka aya manywa abwira ijoro ko wakoze imirimo kuri twe. Iki kirere kibwira Imana ko twateranye kubw'umugambi mwiza w'ijuru. Abo wagiriye neza, abo wamenye kera, abo warinze, abo wabanye nabo, abo wakomereje amaboko, abo wakuye mu mbaraga z'umworera w'ikuzimu, abo warinze Satani, abo wahaye agakiza. Tubihaye agaciro, tubihaye agaciro, tubihaye agaciro, tubihaye agaciro. Uwo twegereye niwe ufite umwuka n'ubugingo bwacu. Uwo twegereye niwe uturindiye abana, niwe uturindiye igihugu. Uwo twegereye afite ubwishingizi bwa buri wese. Niyo mpamvu dushinganishije umwuka wacu n'ubugingo n'imibiri, turabishinganishije. Ndimo ndasenga umuntu wese aha agaciro Imana, aha agaciro amaraso ya Kristo yamwejeje w'ibyaha. Buri wese aha agaciro ibihe yanyuzemo Imana ikabana nawe. Imana yambwiye ngo wikerensa, Imana yambwiye ngo wikerensa, Imana yambwiye ngo wiyoba, have witakaza, have wirangara, have wirangazwa n'ibihe, have wicogozwa n'incamugongo. Komerera ku cyo wemeye, ikomeze ku rutare, ahandi n'umusenyi. Komeza ibanga ry'umusaraba wagucunguye araguhetse. Komeza ubwiru bw'ibanga ry'agakiza. Umwami yambwiye ngo azabana nawe, Umwami yambwiye ngo azakurinda, Umwami yambwiye ngo azagukomeza, azagufata amaboko. Iminsi yawe nigera azakwereka ko wahisemo umugabane mwiza witwa kubana n'Imana. Uwiteka Mana y'icyubahiro, ni umwanya dufashe wo guha agaciro izina ryawe. Umuntu wese yiyinire bene data, umuntu wese yisuzume. Ifite umwuka wawe, ifite imbaraga, ifite umwuka wawe, ifite umwuka wawe.
niyo yavuze cya gihe ivuguruza imigambi y'ababi. Ifite umwuka wawe yakurekura, iziguhiga zakurya. Ifite umwuka wawe izaguhakurama, izakurinda. Ifite umwuka wawe, ifite umwuka wawe niyo yatumye uryama urasinzira urakanguka. Dufite umuririmbyi witwa Mama Nadina, yari afite mikorofone kuri aritari atya nk'uko nyifashe. Amashanyarazi aca muri uriya mugozi, amashanyarazi akamutigisa, abantu bati uzuzwa, batoyatobora, ariko bati tobora uvuge. Kumbi ni amashanyarazi, umuntu arimo arapfa ntawe ubizi. Umwuka w'Imana amanuka hariya ajya mu umukobwa wari wicaye hariya mu nguni, aza yiruka ari mu mwuka, ahita akubita mikorofone igwa hasi. Umuntu agwa hasi, tumuramiza amata. Imana iratubwira ngo cyari igitero cy'abadayimoni kigabye ahangaha, ariko ndi Uwiteka mugaruye kurera abana bataba imfubyi yarankoreye. Ijuru hari Imana, nari ndimo nkubwira ngo naho uri n'imbaraga zayo ziyakwicaje. Wirangazwa n'isi, wicogozwa n'incamugongo, wigamburuzwa n'ibihe. Ijambo ryavuze ngo niyo inyuranye ibihe ikagena uko bizajya bikurikirana. No muri iki gihe nabwo ikuramburira amaboko yayo, ikuramburira amaboko yayo, ikuramburira amaboko yayo. Ikumira ibitero bikugabwaho, inesha amajwi y'umwijima, itinda abaguhiga, ivunagura imyambi y'ikuzimu. Ndimo ndasenga Imana, Imana ikumira ikintu cyose kiguhiga, ikigutandukanya n'Imana, Imana ikirukana. Imyuka bagutuma Imana yitataye, abakumaramo imbaraga Imana ibigizeyo. Imana ikurinda umwijima w'abadayimoni. Ndashaka ko usengera muri ako gapfukamunwa ariko ugasenga Imana. Ndashaka ko utajya wikiriza ngo oya, ndashaka ko usenga Mana nyiricyubahiro, Imana ivunagura abadayimoni. Ndashaka ko tukwamuraho iki gitero cy'imyuka mibi. Ngo ufite amacuti nyabaki, amacuti agutanya n'Imana, amacuti y'amabanda kwigisha kwiba, amacuti y'abasambanyi arimo aguteje umuriro w'irari. Amacuti nyabaki, amacuti ataguza na Yesu ni macuti nyabaki, amacuti y'abaroza kuroga utabizi. Ngo ufite amacuti arimo agutanya n'umusaraba. Amacuti nyabaki, dore inshuti nziza ni Yesu umwana w'Imana. Dore inshuti nziza dore inshuti nziza ni abagenzi mujyana i Siyoni bakubwira iby'ururutse umutima. Ndakwamururaho imyuka y'abadayimoni yakwizingiyeho. Oya, turasenga nayo wigira utyo. Mana nyiricyubahiro, ijwi riraha ryose ndagira ngo ryishinganishe. Ndirukana imyuka y'abadayimoni, ndirukana imbaraga z'umwijima, ndirukana rurangaza, ndirukana dayimoni rurangaza. Dayimoni urangaza abanyetorero, dayimoni ukamura iby'umwuka, dayimoni ujijisha. Erega sengera mu gapfukamunwa ntacyo bitwaye. Ndirukana imyuka ikamura abana b'Imana, ndirukana uruzerero rw'abazimu, ndirukana imyuka igusha ku gasi, ndirukana imyuka yica nijoro, ndirukana imyuka y'ibyaha yinjiye mu itorero, ndirukana amajwi aca intege abera b'Imana. Ndirukana ibihiga abana bacu, ndabyirukanye. Ndirukana ibikamura, ndirukana ibitwibagiza inzira twatangiye, ndirukana imitego bagutega, ndirukana urupfu rutunguranye, ndirukana amajwi y'abadayimoni, ndirukana abarozi n'abashika, ndirukana abakonikoni n'abagushika, ndirukana abagambanyi n'abatongerezi, ndirukana imyuka ihiga urugo rwawe, ndirukana imitego utegwa nijoro, ndirukana amajwi ya nijoro n'ayo mu gicuku, ndirukana ibihunyira n'ibihuku, ndirukana niyo yahaye abantu bose ubugingo no guhumeka. Duhaye agaciro, yaduhaye guhumeka. Ninde muri twebwe warangaye? Ninde muri twebwe iguhaye guhumeka, uyituye kuyoba inzira watangiye? Iguha guhumeka, uyirutishije abana b'abantu. Iyo uguriye umuntu fanta umuha 5, wagurira umuntu fanta ukamuha 1000, ariko wajya kuyitura ukayitura igiceri cy'ijana. Iguhaye guhumeka, itumye utaryamye muri moruge, itumye abana batarimo mukase, itumye mama, itumye amaguru yose ari mazima, itumye utaryamye Kanyinya cyangwa i Kabgayi,
ayiwe yarogoye imigambi bagucuriye utabizi, yavuguruje imigambi y'ibitero bagutumaga, ikwicaje kuri iyi ntebe aida tayabi kandogoroska, itumye iminsi igera ahangaha ugihumeka, ikurinze bomboni ya sehashika, iguhaye amaguru atari mu ibyuma, uyituye gucika intege no gusinzira no kurangara. Hindukira, Yesu aragushaka. Hindukira, imbabazi zikuzeho. Hindukira, ikintu cyagutinyuye cyatumye Imana ibiyoberwa. Imana yayoboye ikintu cyagutinyuye we. Ukuntu wari waratangiye neza Mana we, watangiye ugira ukuntu usenga nijoro, nawe ntuzi uko byayoyotse. Mbega ibintu byiza wabanaga nabyo we, mbega ibintu byagucitse byari byiza we Mana we. Ibi bintu byagucitse byatumaga Imana ivugana nawe Mana we. Mbega ibintu byiza byagucitse we, wajyaga ugera mu muhanda ukumva indirimbo iraje, none zaragiye. Wajya gukunda amakuru yo mu ijuru, none hariho aya covid yonyine n'aya makipe yatsindanywe. Akira andi makuru, akira isaha yawe ya nijoro, akira. Nirukanye abadayimoni bagusahuye izina rya Yesu. Wakundaga izina rya Yesu Mana, izina wakundaga ryari irya Yesu ukarirutisha ayandi. Wagiraga ibihe byo gusoma Bibiliya byararangiye, nawe ntuzi WhatsApp ukuntu yinjiye aho Bibiliya yahoze. Mbega YouTube gutwaye gusoma Matayo. Mana we, subirana ibihe byawe. Imana yambwiye ngo uha agaciro icyo yakoze, uha agaciro iminsi uhagazemo, uha agaciro umurengezi wawe, uha agaciro uwaguhetse, uha agaciro uwaguhaye gukora, uha agaciro uwakurindiye abana, uha agaciro uwakugose, uha agaciro utumye uhumeka akaguha n'ubugingo. Urakoze Yesu, urakoze Mwana. Ngaho bika amaso, harimo tuzirikana iyo neza, maze ubwira umutima wawe uti mutima wanjye subira mu nzira wahozemo, subirana n'Imana. Ibyo yagukoreye mutima wanjye we, ibyo yagukoreye bidasozwa no kugwa no kuyoba inzira. Ngaho zamura ikiganza wicaye, niba wumva hari intege ukeneye, niba wumva hari imbaraga Yesu yarema, niba wumva hari ikindi Imana iguha umugisha. Inyembaraga iguha imbaraga. Ubwo ubihaye agaciro iguha icyo wayisabaga. Ubwo ubihaye agaciro imanukira urugo rwawe. Ubwo ubihaye agaciro nicyo Yesu yashakaga, nta kindi bambe. Kuba ubihaye agaciro Imana ikore n'icyo utasabye. Ubwo ubihaye agaciro hita uhaguruka ku maguru yawe, haguruka utyo uhagarare mu mwanya wawe utimuye ikirenge. Ubwo ubihaye agaciro ukaba ugarukanye n'Imana, ukayibwira uti sinzongera kuyoba iyi nzira, sinzongera Mana we. Ubwo ubihaye agaciro Imana ikurinda abadayimoni b'iki kinyejana. Kuba ubihaye agaciro Imana ikore ibyiza izakorera ubugingo bwawe. Yesu agukenge, Yesu agukenge. Wahagaze wese akume mu mwanya we tumusengere, twinginge Imana tuyihamagare. Nicyo ngicyo Yesu yashibiye agaciro byonyine byabihaye. Uhagaze uko Imana ihagarane nawe. Kaninginge pasiteri y'aha, umubyeyi wacu pasiteri y'aha, twegera dusengere. Imana yabwiye ngo guterana kwitwa guterana kwera. Igihe cyose harimo kwihana no gushaka Imana, nibwo byitwa guterana kwera. Abahagaze, ubwo mwahagaze ntacyo manura ibiganza, arabasengera muhagaze. Niyarangiza n'abicaye n'abarahita basengera bahagurutse, arabikorera icyarimwe. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Imana igira ibambe n'imbabazi nyinshi, murengezi w'ubugingo bwacu. Turabizi tudashidikanya kutugiraho umugambi mwiza, byongeye kandi ukaduhitiramo ibyiza, ari nabyo byagitumye ugira umugambi wo gutanga umwana wawe ukunda w'ikinege Kristo. Abamwiringira ntibacirwaho iteka, kandi hahirwa ishyanga rigufiteho umurengezi n'umutabazi, uzarirengera no mu bihe by'amakuba. Hamwe n'aba bene data bahagurutse binginga Imana ngo yeze ubugingo bwabo, ibasubize ku rufatiro rw'abanyetorero beza buzuye umwuka wera, bafite ubwenge bw'Imana. Natwe tubarambitseho ibiganza turi hano, turabasabira Imana imbabazi. Ibyaha bakoze bitandukanye ubibabarire, amaraso y'umwana w'intama w'Imana bezeho ibyaha n'ibicumuro,
abatunganirize kugira ngo nabo babemere Imana, bemere igitambo kimwe risa aricyo cya Kristo, cyo yatambye akagitanga rimwe risa, kikaba igitambo cy'iteka ryose, ari wo mubiri we yemeye kurekura kugira ngo abenshi bakizwe. Ndagushimiye Mana ko mw'iri teraniro uhari kandi imbabazi zawe zikatugota, ukagirira abantu bawe bose neza, arizo mpamvu zituma usanga imitima ukayitsinda. Mazina yabo niyandikwe mu gitabo wanditsemo abakiranutsi kuko bemeye Kristo. Cyongeye kandi ubateze intambwe zo kuva mu byaha bigizwe imbere mu buryo bw'umwuka, bakure bagwiza ubwenge bw'Imana, buzuzwa umwuka wera, baba abanyembaraga, bahinduka bo kwifuzwa. Cyongeye ubaka ubwami bwabo mu mitima, ubwami bwawe mu mitima yabo, uhabiteka uko bakutekereje, uko ubanye nabo, bajye bagenda bunguka kumenya Imana no gukomerera muri Kristo. Amahoro yawe atsaye mu mitima yabo, bereke ikimenyetso cy'ibyiza n'ikimenyetso cy'imbabazi bakibone, kandi babagabo bo guhamya ko Kristo bamwakiriye nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Kandi mw'iri teraniro turasenze ko aho wakizaga indwara z'imitima wakizaga n'iz'umubiri, abarwayi barwaye indwara z'imibiri nabo bakize, abafite ibibazo by'uburyo butandukanye babera igisubizo. Uyu munsi ubwo abantu bahaye umwanya kwicarana nawe bagagutaramira, nawe ubiteho ubagirire neza kubw'imbabazi zawe. Cyubahiro n'ikibi cyawe, we witaye ku itorero ryawe ukarisubiza ibihe byiza by'ububyutse, amahoro yawe akagaruka mu mitima ya bene data, mwese ukamubera igisubizo ku bibazo yibazaga, ijambo ryawe rikabaha ihumure, ukareba ibyiringiro bishya mu mitima yabo, kandi ubabikiye n'ubwami, bivuze ngo uzababashisha kwitwararika no kwitonda, bagahamya ibyo wahamije, cyane ko ijambo rivuze kuno mwuka waduhaye ukawudutiza tari igisobanuro cyo kugira ngo tugende uko dushaka uko twiboneye, ahubwo dukwiye kwigana imigendere ya Kristo no kugendera mu nzira ushaka kugira ngo tuzaraganwe n'abera ubugingo buhoraho. Cyubahiro n'ikibi cyawe, we twiringiye ukatugirira neza uhereye igihe twakumenyeye, na bugingo n'ubu ukaba ukigumanye natwe ngo uduherekeze, utubashishe gukora ibyo ushaka kugira ngo amaherezo yacu azabe meza. Aya mashyi n'impundu itorero ryawe nibyo riguhaye, tugushima imirimo myiza ukora. Cyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu, amen.